Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data, shuti namwe bavandimwe mwese abakurikira iki kiganiro Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amahoro atanga aganze mu bitima yanyu. Ndizera yuko muri amahoro mwese aho muri. Nanjye ndashima Imana, shimiye Imana cyane kubw'urukundo rwayo, shimiye Imana kubw'uburinzi bwayo, ikomeje kuturinda. Nukuri ndumva nta gikuba cyacitse kuri mwebwe mwese abashoboye kugira icyo muvuga ku byerekeranye n'inyigisho zatanzwe ubushize. Imana ibaho umugisha, Imana ishimwe kuko yabarinze ndetse natwe ikaba ikomeje kuturinda. Dushimiye Imana cyane kubw'uyu munsi wo kuwa mbere, iki cyumweru gishyashya dutangiye. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Turayishimira kandi kubw'agakiza yaduhaye. Nukuri ni iby'igiciro kuba twaramenye Imana, kuba twarasobanukiwe izina rya Yesu, tukamwemera nk'umwami n'umukiza wacu. Ibyo ngibyo ni ibintu by'agaciro, ni ibintu nshimira Imana, kuko hari abakiri mu mwijima, abatarasobanukirwa uwo Yesu ari we, abatarasobanukirwa iby'agakiza icyo bimaze. Ni ukuri abo ngabo nzi neza yuko hari ikintu tubarushije. Imana ishimwe rero kuko yatwihishuriye ikatwohereza umwana wayo Yesu Kristo kandi ikaduha kumumenya. Haleluya, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana kandi kubwa mwebwe mwese abashyigikira uyu muhamagaro wo muri Saveur Divine. Imana ijya ibaha umugisha. Ni ukuri ntabwo njyewe umwana w'umuntu nashobora kubona amagambo akwiriye yo kubashimira, nta nubwo nabona icyo mbishyura, ntabwo nabona icyo kubahemba, ntabwo nabona icyo guhaza ibyifuzo byanyu, ariko mbasabira Imana, mbasabira imigisha ku Mana kugira ngo ijye ibitaho, ijye ibagirira neza. Kandi buri muntu wese ushyigikiye uyu muhamagaro wo muri Saveur Divine, Imana ikomeze imugirire neza, imwiteho, ikomeze imwiyereke binyuze mu ijambo ryayo. Reka rero dufatanye ijambo ritoya tubona muri Yeremiya igice cya 17, handitse ngo umurongo wa 7 haravuga ngo, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Tubonye ijambo ryiza cyane, tubonye ngo umuntu uhiriwe. Hahirwa nde? Kera nkiri mu Rwanda twajyaga twumva ngo umuntu wabonye visa yo kujya muri Amerika, umuntu wabonye visa yo kujya mu Burayi, tukavuga ngo wawu, ngo mbega ukuntu agize amahirwe,
uriya muntu arahiriwe cyane, uriya muntu ngo agize amahirwe adasanzwe. Yego nibyo, ariko Bibiliya itubwiye uwundi muntu uhiriwe. Iravuze ngo hahirwa nde? Ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya! Uwo nguwo arahiriwe kurusha uwabonye viza. Haleluya! Uwo nguwo ni umunyamahirwe kuko yizeye Uwiteka. Iyo wiringiye Uwiteka, Uwiteka kubera byose. Uwiteka aguha umudendezo, Uwiteka aguha kunyurwa muri bike ndetse no muri byinshi. Haleluya! Wiringiye Uwiteka kandi azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi yacyo mu mugezi. Wowe unyumva muri aka kanya, ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe. Mbese wowe ushoreye imizi hehe? Imizi yawe wayishoreye hehe? Hari ahantu tugomba gushorera imizi, ni muri Yesu Kristo. Nidushorera imizi muri Yesu Kristo, ntabwo tuzatinya amapfa. Niba warashoreye imizi muri Yesu Kristo, aya mapfa yacanye, hari amapfa yatewe n'iyi covid turimo, ariko washoreye imizi muri Yesu Kristo, ntabwo aya mapfa ya covid hari icyo azamutwara. Ntabwo icyorezo cya covid gishobora kuguhungabanya iyo washoreye imizi muri Yesu Kristo. Haleluya! Nibyo koko, ni ikintu gikomeye cyahungabanyije isi yose, natwe twese abakristo cyatugezeho, ariko uburyo tukinyuramo nk'abakristo, uburyo wishingikiriza kuri Yesu, bituma icyo kigeragezo ukinyuramo mu buryo butandukanye nubwo abataramenya Yesu, nubwo abatarigeze bashorera imizi muri Yesu Kristo. Tunyura mu bikomeye, duca mu muriro nkabo, ariko ntabwo dutwikwa nkabo. Yesu ajya agendana natwe, kuko n'isezerano rye yaravuze ngo nuca mu mazi ngo ntabwo azakurengera, ngo nuca mu muriro ngo ntabwo uzashya. Yesu ajya anyura agendana natwe, tugaca mu mazi akaduherekeza, tugaca mu muriro akaduherekeza, tukawusohokamo tutahiye kandi tutanuka imyotsi y'uwo muriro. Imana ishimwe cyane. Mbese ni hehe washoreye imizi yawe? Ndakwinginga kugira ngo ushorere imizi muri Yesu Kristo, kuko ngo nushorere imizi muri we, ntabwo uzatinya amapfa, ntabwo uzatinya ikibi cyose, ngo kandi uzahorana itoto, ntabwo uzagira amapfa, kandi uzahora wera imbuto, haba mu gihe cy'amapfa, haba mu gihe cy'imvura, haba mu gihe cyiza cyangwa se mu gihe kibi, mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, uzahora wera imbuto mu gihe uzawashoreye imizi yawe muri Yesu Kristo. Nibyo nkwifuriza kandi nanjye nibyo nifuza. Yesu aduhana umugisha, uhabwe imigisha uturutse kuri Yesu Kristo. Iri jambo rigufashe, rikubera impamba y'iki cyumweru. Kuko rero mwabibonye mu cyumweru gishize twarebeye hamwe inzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya, ariko ntabwo twazirangije. Niyo mpamvu iki cyumweru tuzakomeza turebera hamwe ibyerekeranye n'ayo matorero. Yesu rero nabagirire neza, muhabwe umugisha. Reka dusenge gatoya mbere yo kurangiza. Mana Data wa twese, ndagushimiye cyane, ndakunezerewe. Uwera wa Isirayeli, uhabwe icyubahiro, ushimwe kuko waturinze, ushimwe kuko wongeye kuduha gutangira iki cyumweru turi bazima, ushimwe kubwira ijambo ryawe, wongeye udusobanurira yuko twebwe abakumenye, twebwe abashinze imizi muri Yesu Kristo, turahiriwe kuko twakumenye. Rero ndasenga kugira ngo buri muntu wese wumvira ijambo akomeze ashorere imizi muri Yesu Kristo, kugira ngo
akomeze yambikwe imbaraga muri iki gihe gikomeye, akomeze yera imbuto. Nibyo mwifurije mu izina rya Yesu Kristo, amen.